Mm. Mu gihe abantu benshi bavuga ko ubuzima bukomeza guhenda, Rwanda Revenue Authority cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyatangaje ko mu mwaka ushize w'ingengo y'imari, ubwo ni umwaka warangiye itariki 30/6/2026 turimo, yatangaje ko iyo yakusanije imisoro myinshi kurusha iyo yumvaga cyangwa se yari yarapanze kuzakusanya. Ese ibi bivuze iki ku bukungu, ku bantu ku giti cyacu, ku bantu ngewe wowe, bisobanuye iki? Bivuze ko turi abakire, bivuze ko twifashe tumeze neza ku mifuka yacu no ku makonte, cyangwa abaturage bagiye kongera guhabwa umutwaro w'imisoro myinshi? Reka tuganire dusobanure neza kino kintu kugira ngo twumve ko nta mutwaro leta iri gushyira ku bantu, ahubwo imisoro ishyirwaho hashingiwe akenshi ku buryo ubukungu buhagaze muri rusange. Muri make rero reka tubiganireho. Igihugu cyacu cy'u Rwanda umwaka washizeho ingengo y'imari, ubwo ni umwaka wa 2025-2026, ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyari gifite intego yo gukusanya imisoro ingana na miliyari 3,795.4 mu mwaka wose warangiye. Nyamara mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, ikigo cy'igihugu cyatangaje ko cyakusanyije imisoro irenga cyangwa se isaga miliyari 3,954.4, bingana n'104.2% by'intego. Bisobanuye ko intego yari iteganyijwe yarenzeho amafaranga angana na miliyari 161, muri rusange bingana na 4.2%, bisa nk'ibyarenze ku ntego. Kandi ni nako nk'uko tubizi ko habaho n'imisoro y'inzego z'ibanze cyangwa se imisoro decentralize, nabwo batangaje ko iyi misoro nayo yarenzeho miliyari 137.9 ku mafaranga yateganyagwa. Reka tuganire kubera iki ibi ngibi byashobotse ko leta cyangwa se igihugu cy'u Rwanda biciye mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro gikusanya imisoro irenze cyangwa se irutaho iyo cyagombaga cyangwa se cyarapanze muri plan yacyo kuzabona. Reka turebe icyambere twibuke ko economy cyangwa se nk'ubu Rwanda buhora buzamuka uko umunsi uza undukira, uko imyaka igenda iza, nubwo hari ama external shocks agenda akubita, ugasanga ubukungu bwacu buri munsi harazaho ibiciro biri hejuru n'ibindi, ariko ni kimwe mu bihugu byiza bihagaze neza ku isi no muri Afurika by'umwihariko mu bijyanye no kuzamuka k'ubukungu, kandi kuri leta twavuga ngo idahinduka, ntibijya hasi. Bisobanuye ko ya economy cyangwa se ya economy yacu buri munsi ihora itera imbere, ubwo ni mu buryo bwa GDP cyangwa se umusaruro w'imbere mu gihugu. Bisobanuye ko n'ubundi bigomba kujyana n'iki n'izamuka ry'imisoro, kubera yuko iyo ubukungu buteye imbere bivuze ngo hari abantu basora baba bavutse bashya, hari ibintu biba byaje bindi bisoreshwa bya mbere bisoreshwa, hari business ziba zavutse. Twibuke ko no muri NST2 u Rwanda rwerekana yuko buri munsi imirimo ikorwa cyangwa se imirimo iremwa buri mwaka izamuka, bivuze ko nibizamuka of course abo bantu baza bakongera bakarema abasoreshwa bashya, bakaza bakongera bakarema business nshya zishobora kuvaho imisoro. Ikindi kandi cyabizamuye nk'uko tubizi, turi mu gihe cyo gukangurira abantu gukoresha kwaka EBM n'abacuruzi kuyikoresha cyangwa se kuyitanga, tukanakangurira abakiriya cyangwa se abagura nabo kuyisaba. So bisobanuye ko ibyo nabyo biri mu byongereye nanone imisoro igihugu cyarapanze kuzinjiza, kubera ko cyashyize imbaraga mu bukangurambaga, byatumye umusaruro w'imisoro imbere mu gihugu nanone yongera kuzamuka, nanone nabyo bigira impact. Iyo EBM izamura n'ubundi ya mafaranga igihugu cyari cyarateganyije. Ikindi kandi hari amafaranga menshi y'imisoro yakusanyijwe yari yarabaye ibirarane, bivuga ngo ni amafaranga abasoreshwa batishyura ku gihe, barangiza bakayishyura mu wundi mwaka. Aya mafaranga nayo yagize contribution nini koko n'amafaranga na miliyari 277, bivuze ko nayo hari ikindi kintu kinini gikomeye yongeye kuza contributinga kuri ya mafaranga Rwanda Revenue Authority yari yapanze kuzabona, bigatuma arenga. Ikindi kandi hakozwe igenzura rikomeye ku banyereza imisoro n'abinjiza ibicuruzwa mu buryo butemewe, bivuze ngo izo borders zacu zose, abacuruzi bato bagenda bambutse ibintu mu buryo bw'amagenda, bose mu nzego z'umutekano zishyiramo imbaraga na Rwanda Revenue, hanyuma barakumirwa. Ni ukuvuga ngo iyo bakumiriwe, niba abantu 10 tuvuge for example bari bwambutse ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari urugero mu kwezi kumwe bije nk'amagendo, iyo bababujije at least 50% byabo bakaba bashobora guca ku mupaka bagasora, bizongera bizamura imisoro. Izo rero ni zimwe mu ngamba cyangwa se bimwe mu byazamuye imisoro, bigatuma harengaho ku ntego ya Rwanda Revenue 4.2%
ku ntego y'umwaka wari washize. Reka no tuganire ku ntego y'uyu mwaka. Intego y'uyu mwaka cyangwa se target nshya, umwaka mushya w'ingengo y'imari 2026 2027 ihagaze gute? Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro kirapanga cyangwa se cyapanze kuzakusanya imisoro ingana na miliyari 4,640,4 mwaka w'ingengo y'imari twatangiye itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2026 uzarangira tariki 36 2027. Iyi misoro muri yo harimo imisoro ingana na miliyari 135.9 zizaba ari imisoro y'inzego z'ibanze cyangwa se ya misoro yeguriwe inzego z'ibanze. Aya mafaranga ateganyijwe gutera inkunga nk'uko tubizi ku kigero kingana na 61.6% kw'ijana ingengo y'imari y'igihugu tuzi ko yatangajwe nayo ingana na miliyari 7,796.3 muri uyu mwaka w'ingengo y'imari, aho igihugu cy'u Rwanda kirimo kigwana kugira ngo kibe igihugu kihagije cyangwa se igihugu gishobora kuba cyabona bifinance budget yacyo, ariko biturutse imbere mu gihugu bitasabye ko igihugu giye gusaba inkunga nyinshi hanze n'amadeni n'ibindi. So u Rwanda rero mu bihugu bihagaze neza ko 62 hafi kw'ijana by'ingengo y'imari bizava mbere mu gihugu. Ni ikintu cyiza. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo ibi ngibi bisobanuye iki, bivuze iki kuri njyewe, bisobanuye iki? Icyiza akenshi amafaranga y'imisoko tubizi ni amafaranga azakubaka ibikorwa remezo, imihanda, amashuri, ibitaro n'ibindi, kugira ngo igihugu gikomeze cyubake kibone foundation for development, kibone aho gihera gikomeza guteza imbere abaturage bacyo ndetse n'igihugu gitereye muri rusange, ari nayo ntego nyamukuru. So bivuze ko nk'uko tubizi ko muri vision cyangwa se mu ntumbero z'igihugu za 2050 harimo ko igihugu cy'u Rwanda kigomba kuba ari igihugu cyamaze gufite middle income country, cyangwa se igihugu gifite abaturage binjiza nibura bari muri ya range y'abantu bashaka kwinjiza amafaranga amadolari y'Amerika 12 byibura kuzamura ku mwaka. Navuga ngo nundi biracyasaba nyine ko haba kongera gukora cyane, so bivuze ngo amafaranga y'imisoro ajya kongera kubaka ibyo bikorwa remezo. Iyo rero benshi babitukanyijeho akenshi ugasanga nta misoro agomba kuva ntihavuye koko kunyereza n'ibindi tax evasion cyangwa tax avoidance, aho urashaka kujya gukora ikintu usanga umusoro utamenya, usanga ni ikintu gisa nkaho kimwemerera nyine gukwepa wa musoro. So muri rusange byose no gutera inkunga gusubira inyuma tutifuza muri rusange. Rero muri make ingengo y'imari cyangwa se iteganywa kuboneka mu misoro umwaka utaha bizazamuka nk'uko tubibona, ariko ntabwo biteye ubwoba kubera yuko niba twarashoboye kurenzaho 4% mu mwaka ushize, hanyuma ubu ngubu muri iyo imisoro izakusanywa ikaba yarongeye ikarengaho gato miliyari 700, bisobanuye ko ntabwo ari nta gikuba cyacitse. Ni imisoro ishobora kuboneka ndetse narenga, nk'uko tubizi ko buri mwaka na revenue buri mwaka akenshi target irenga. So ni ikintu kiza ku bukungu, kandi byerekana ko turi mu nzira y'iterambere ndetse no gukura k'ubukungu. Binashimangira ko mu myaka iza ushobora gusanga nka budget y'u Rwanda ifite nka 80% no kurengaho by'amafaranga yakusanyijwe imbere mu gihugu.